Ndagushuhuje mukunzi wa Technology TV official. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe kuri channel yacu ya YouTube ukaba ubona ibiganiro byacu tukimara kubishyiraho mbese bakakoresha notification. Ndabigushimiye cyane rero wowe wakoze subscribe ugakanda no kunzogera mu gihe cyose ubona ibiganiro byacu utarinze gukora link mu magroupe n'ahandi hantu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ndabigushimiye cyane rero ukomeze kwifatanya natwe ukaduha ibitekerezo mbese ukabasha kutubwira uko video wayibonye. Ndabigushimiye cyane kandi ninzaza nkora ikintu ukabona sigikunze ujye ubimbwira rwose. Ngewe hari igihe nkora ibintu ugasanga uruhande rumwe birakunze handi si bikunze, uzumbwira ko bidakunze bihita biniramo guhita numva ko ngomba gukora indi video ituma n'abandi bantu batabonye icyo kintu babasha kukibona. Now ubunje kubabwira uburyo wagarura ibintu byawe byarabuzwe. Nk'urugero ushobora guformata telefone yawe, wamara kuyiformata amafoto yawe akagenderamo, cyangwa ushobora kwikora restart nyine kitangiza, cyangwa hari uburyo ugira telefone yawe ukayiformata ako kanya cyangwa ikiformata ukuntu ibintu byawe bikagenderamo. Nje kukwereka uburyo wagarura amafoto yawe rero yaba yarasibye. Reka dutangire, sinshaka ko video yacu itinda. Turajya muri Play Store yacu, ndakeka mwayibonye ngiye hano. Iyo niyo Play Store yacu, turayikandaho. Nitumara kwikandaho twandike disk, nitugeraho turahita tujya hano muri search. Nitugera muri search twandike disk digger like here. Ngiyi wenda reka mwereke iyi ngiyi disk, ndakeka iyi wayibonye, bayita disk digger. Iragufasha kugarura ibintu byawe byabuze. Niba tugiye kugendana step by step ya video irangire, nurangiza ubikore. Twagiye turakandaho. Nitumara kwikandaho kuko ngewe kugira ngo mbahe video cyangwa kugira ngo mbahe ikiganiro mba namaje kubyisuzumira nge ubwanjye nkareba niba kuko icyo kintu ngiye kubaha kirakunda. Nayisuzumye rero, niyo mpamvu muri kubona ko nayidownloadinze nakanze ibyo bita install. Ndayinstara muri telefone, igisigaye ni ugukanda open. Nawe ushobora kuba utayistaye, ariko icyo nakubwira urakanda hano handitse open. Dore urabizi ko hari nyinshi cyane, hari nyinshi igomba kuzarangwa n'iki kirangantego kandi ikabifite ngo Dore Technologies LLC. Iri jambo riri aha ngaha, aka kajambo karaha ako kantu, ariko ujye ukitondera kuko nujya kureba kuri message, Google message nawe uzarisangaho ibikorana na Google. Naha ngaha ikorana na Google, niza bidafite iki kimenyetso ifite aka kantu uko bimona ntuzayistyle. Kature ko hashobora ko harimo nyinshi rero. Sinshaka ko video ariko yacitinda rwose, sinshaka itinda, ariko ngizi zose ngo photo recover mbese hari zo nagiye ngerageza zanga gukunda. Rankingi wenda yanditseho ngo ni photo, sorry gato, hari zo nagiye ngerageza abantu bagiye bavugaho nkabona sizikunda tu. Ngiyi urabona ko birasa neza cyane, ariko urabona ko hari bitandukanye. Rero bisaba kwitonda cyane, na urabona ko bidasa rwose. Urabona ko iyi ngiyi idasa na ya yindi, n'imibare iriho nago bimeze kimwe. Okay, reka twikandire ya yindi yacu open. Nimara gukanda kuri open, turategereza gato, dutegereze gatoya bitewe na network zacu dufite. Hano hari ibintu byinshi basobanura by'inuza, ariko uzaza ukande hano handitse kakire ndahanga. Iyo tugeze nk'ahanga dushyira mu andi mabara. Okay, uze wikandire kuri kano kantu kanditseho ngo start bask photo search. Ndakeka wakabonye video yacu, sinshaka kwidutindana. Okay, dukandeho. Nitumara gukandaho utegereze oya.
amafoto yose, oya reka mbanze nsubize inyuma gato, sinzi nimba mubibonye. Amafoto yose ari aha, amafoto yose nasibye, yose nasibye. Urakanda hano handitse ngo start basic photo cyangwa start basic photo, aho ngaho ndeka ngukoresha gafresh urebe ako. Ndakanda amafoto yose nasibye areta yizanaho kaho gato. Amafoto yose nagiye nsiba yose, mbese ndakiye kuri kubona. Aya ni amafoto nagiye nsiba, ayo na ejo, ayo nasibye ejo bundi, byose nibyo nagiye nsiba, arayo nagiye nsiba mbese. Urakeka ubibona bihagaze ayo yose, nawe niko bizagenda. Amafoto yose uzayasanga muri telefone yawe. Noneho reka uzaze ukandanga nimba wenda ushaka nko kureba nk'ukwezi cyangwa inuza igihe, kanda uze kandi hano handitse setting, ako kantu kari aho hejuru kakamenya ka setting, tugakanda twebwe hano bavuga ngo minimum reka tuvivure maho naho tuavivure, kandi imibare nyisibenda mu bintu nagerageje byose birimo byo kureba, ariko reka tuakande turebe. Okay, ndebe cyakiriho wenda ko wenda hari amafoto yaba yaraje ya kera. Okay, amafoto yawe ndakeka urimo urayabona. Amafoto yacu turimo turayabona aka kanya, turimo turayabona aka kanya. Niyo mpamvu igihe cyose ushobora kuvanga ibintu byawe wasibye, mbese ibintu byose ngo bimeze bite, hari igihe ibyo bintu biba bihari byose. Ahangana sanze imarira. Okay, nuko range 6 medium. Okay, ndagushimiye cyane rero. None bari bamamaza, harimo baraza mu byanje aka. Okay, ndimo ndagenda bakorera akantu keza cyane. Ubwo rero ningira ikindi kintu menya kuri iyi nuza nzagaruka mbabwire, ariko namwe uko wagarura amafoto yawe yarasibye ndakeka mu bibonye. Reka tuzasubira ubutaha rero. Nitwa Wasibye David, iyi ni Technology TV Official. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, bye bye bakunzi.